wigeze kagara ntabwo cyema urakima ye urakima urakima ye ona wigeze amezi 3 muje tutarakora gatanya ku murenge ngo ngene neri gikumwe cyangwa nsinye ko ugiye uri umugore wanjye uyu munsi urakima wagitama amasoro nagira ngo ugira ngo hari imbaraga ufite akwa mugore urasuzuko wagitama Sheri nari muzaniye ko kumwe ibyo se ni ibicuri muraza ko Sheri ko mbangira ngo nkwereke ko nkwitayeho wagiye unyumva koko nkawe y'umurizo mubi gusa ariko umugore mwiza ni iki nakora ngo wishime genda byo ntago ntibirimo dore ejo bundi wagiye kwaka gatanya ku murenge ngo badutandukanye ariko umugore mwiza ni ikihe cyaho nshinza kugira ngo wumve ko ugomba kunsiga koko ubu njye nifuza umugabo kandi ndi kumwe nawe none se nge ndimbwa muri uru rugo ntabwo ndi umugabo imbwa gusa ahubwo imbwa ifatika ako umugore kubonza umurizo gusa umugore mwiza ubu ndimbwa koko oya basi urenze n'imbwa ahubwo reka jyana umugore mwiza aka karahure nkuzaniye nagira ngo nkwereke ko muciriye bugufi kandi nkubaha umugore mwiza dore twarabyaranye dufitanye umwana w'umuhungu w'imyaka 10 none uri muri aka gatanya ngo dutandukane umugore mwiza nicyo nshinza muri kano kanya cyatuma wumva ko utambabarira ngo iyo gatanya uyihorere umugabo nkawe ni gute umugabo w'imbwa nkawe arongora umuntu agasigara yimyoza mu buje umugore mwiza impamvu nkuzaniye aka ko kunywa nta rwango rurimo nagira ngo nkwereke ko nguciriye bugufi dukemura ikibazo kiri hagati yacu umugore mwiza dore ejo bundi watse gatanya ariko dufitanye umwana w'imyaka 10 mbabarira basigirira umwana wacu twabyaye niriye kosa ni ikihe cyaho nshinza gituma wumva ko ugomba kunsiga umugore mwiza ko ntacyo nakora ngo wishime mbabarira n'ukuri kw'Imana ndakwinginze ngo imyanzuro wafashe wihorere uyisubize inyuma ni gute wiyita umugabo kandi urongora umugore agasigara yimyoza mu buriri umugabo w'imbwa gusa ugenda ubunza amabya mabi ni gute wirwa ujya mu bandi bagabo ukica abandi bagabo nawe ngo uri umugabo ukarongora umugore agasigara yimyoza mu buriri ariko kuko wa mugore we ntabwo nguhaza umpazi biki wunjya nifuza umugabo kandi uhari kubwuko ari ukubunza amabya nese ko ari igenge numva uri murayiririmbira uvuga uti mugabo mwiza utaho umugabo mwiza nanjye nkumva ko naguhagije mugore mwiza niki nakora nkora iki basi nukubura uko ngira kugira ngo utava muri mode y'ibyo urimo no kuvuga ndagutoba ntacyo maze mu cyane rwose ntacyo ushoboye ahubwo biba byiza nsokera no mu kibuga kutabimbwiye kare mugore mwiza cyangwa umaze kurungurukiza abandi bagabo niyo mpamvu ariyo ari wansangana n'umunsi n'umwe ariko wa mugore wajya unyurwa kuko ntacyo nakora nisingwahira ntaki guhaha se udashoboye akazi ko mu buri bimaze ibyo navuye iwacu abagabo barabona ariko wa mugore we koko nkora iki wambabariye basigirira umwana twabyaranye ubu uransize koko utabaye ari aho umwana ntabwo uzi isamba nkiri muri runo rugo rwawe mugore mwiza ntabwo mba nje mu cyumba cyawe nubwo twatandukanije ibyumba ari uko nkwanze mba njaha kubera ko ngukunda kandi ngukumbuye reba igihe aciye amezi 3 ntakubona mugore mwiza kandi mfite umubiri ndakwinginze mugore mwiza wakumva kari muteretesha yagira ngo uri umugabo kandi urembwa mu mashuri agenda ariko wa mugore uzi ko ugimaze kubinga ngo kuko udakubita imbwa byorera umusega wa
mugore kudakubita imbwa byorora imisega koko harya ngo n'uburinganire barabadusuzuguje mwa reba ukuntu ngize wambwa akazi hejuru koko inshakira muri wone waza moko ni gute umuntu w'umugabo nkanje hari igihe byuko mbaza iposho ni gute ngo wagira amanywa nijoro naza mu cyumba cyawe ukambwira ngo ndimbwa jewe umuntu w'umugabo nkagucira bugufi ntacyo ntakora kugira ngo ukunde wishima ariko nsanze zirunge zange zibisogo urumva reba ko unciye umugongo we ejo nzaguhahirane ariko urampuye umunsi ni gute umara amezi 3 mu nzu koko umugani wawe ndimbwa Shanuboni koko yakunuke kuko wamugana muke umugani wabanza ndimbwa ariko uyu munsi reka mubwira uyu munsi urakira ndaguhasigiye urakima igiki nguha amezi 3 yose nguhigi reka unyitimbwa koko ni muki ubundi ndimbwa koko nabyemeye ndimbwa sha ntacyo nguha muzanishe uyange muze urakima ntacyo nguha so bundi wakigwa ntiwagitama amazuru nagira gute ugira ngo hari imbaraga ufite akwa mugoro urasoza uko wagitama amazuru niyo mpamvu none wumva urumva yigize kagarara cyane rwose arya mu mwimirijwe imbere reka nze sha urakima reka manze ahubwo ni ushaka ubuzima bwawe yanyere mfunge bukwasi maze ikingime ndebe wamwe cyengaho ubishoboye wagenda gake nango ngirene ubishoboye wagenda gake none ukinyima uyu munsi umwana yasinzire ngaho kinyima urakima shayi ariko sha ibintu mwigeze n'ibicumbi nta soni urashaka kunera icyuma wowe ubu nta mikino tugifanya urumva ushaka kunera icyuma wowe nta mubano gatanya niyo yonyine igomba kubisora koko ko nta soni ufite sha inka yanjye nazanye iwanyu ariko n'ubundi bara inshakira mu rundi bazamo ngerega n'ubundi narababwiye ko nta mugeni w'ibushambo hora mami horere none rwangombwa ajya kusenda yari yiriwe mu gahinga nanjye nari niriwe mpinga oya mami horere none ngajya kusenda yanyatse umwana wajya kundaza nyina mukubisa amaso ati mundeke mwana nzika amabere agira imirimba none nawe urafata icyuma imbere yanjye ufite icyuma ushaka gutera njyewe cyambara ntabwo wowe ushaka kunera icyuma wowe ushaka kubabona urumva ushaka kunera icyuma uzi ko nta twambara akaba ari ibyo kwica wowe ushaka kunera icyuma urakima ye urakima ye urakima urakima bagutabara iki ko bari bigeze kagara ntabwo kima urakima ye urakima urakima ye unabara ni wigize iyo leta izi gutabare urakima urakima ye urakima urakima ye urakima urakima ye urakima urakima ye urakima yigize urakima ntabwo ndi gutabara yemwe bakwa cyambara naba habaye ntacyo nayo nta kibazo ndeba abantu bavuze induru we cyangwa bakingura turebe ibyo muri nta kibazo nimba bari kanzu umugore we nta kibazo nimba bari kanzu umugore yemwe nimba bari kanzu umugore nta kibazo kibaye ntacyo ahubwo reka nambare inkweto ugize imana ziba zitutse barakunyiga ngo igikoni zirya none uretse cyo cyajya gutyo